Reka tubasuhuze mwe mudacikwa n'ikiganiro impamba y'ubumenyi ariko n'ibindi biganiro bya televiziyo y'u Rwanda tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza n'impamba y'ubumenyi ubumenyi tuvoma mu bitabo ubumenyi ariko tunavoma mu banditsi ibitabo kuko hari ibyo umuntu yandika ariko tugakenera kumubaza ngo ahashatse kuvuga iki. Dufite igitabo wacyanditse yakise Delivered from all my fears, gukira ubwoba bwose, ariko icyo gitabo impapuro 198 hafi 200 zose ziravuga ku nsanganyamatsiko yitwa ubwoba. Wakubwira ngo uvuge ku bwoba wabuvuga mu mirongo ingahe, wabuvuga mu mpapuro zingahe? Wanditse igitabo yafashe impapuro 200 avuga ku bwoba. Ni Apotre Masasu Joshua, ikaze mu kiganiro. Impapuro 200 uvuga ubwoba. Hari bavuga ati wa mugabo uri umunyabwoba, nubwo uvuga ko wabushize bwari bwarakumaze ku buryo ukize inkuba akwiye kuyiganira koko cyane cyane, kuko nimba navuga my fears nuko bwari buhari. Rero kubitekerezaho icya wa mugane mu ntaba ari nkuba icyo wahuriye mu ishyamba nicyo uvuga. Yego. So rero ubwoba nk'ikintu cyambase kandi kibata benshi, nasaza ari ngomba kugifataho ayo mpapuro ndetse ndumva ntararangije. Nagerageje gutanga gusa imirongo migari, ariko ubwoba ni icyorezo wa mugani. Nagerageje gutanga umuti. Ukita icyorezo mu gitabo, ukavuga ngo ni icyorezo usanga mu bakiri bato kugera mu bageze mu zabukuru. From children to old men, fear has always cropped into the lives of many. Couples and families have not lived their best lives because of fear. Abana, abageze mu zabukuru, ingimbi, ingo, emwe ugera no ku bihugu, uravuga ngo ndetse zimwe mu ntambara ibihugu birwana zishingiye ku bwoba cyane. Aposto, ibintu murabihamya mushingiye kuki ko intambara zishingiye ku bwoba? Reka mvuge gutya, uyu munsi ubajije Amerika uti mujya gutera Iraki hari ikinyuma yaho, bakubwira ko hari ubwoba ko Iraki yabifite intwaro za kirimbuzi, bakumire hakiri kare. Ubwo se niki? Ni ubwoba, kuko bagiyeyo bamwe bafite nka result ko ntacyo babonye. Ubwo harimo ubwikekwe n'ubwoba gusa. Uyu munsi tuvuga Rusiya ijya gutera wa mugani Ukraine n'ibindi, n'ubwoba, ubwoba bwo gusekiringa. Abakomeye bashaka gukomeza bakomeye batera ibihugu bitoya kugira ngo ba maintaining, nubwo kuzabura matière première cyangwa se wa mugani ubutunzi bw'ibanze, bagatera igihugu kugira ngo maintaining future. Ni busa, ahubwo nta kindi kibitera n'ubwoba. Rwose nabihamya, tutavuze ibihugu bikuru n'ibitoya. Uyu munsi intambara dufite muri akarere k'ibiyaga bigari, urebye ni ikinyuma wituje ukabaza neza, ukabaza nk'umuntu ushora intambara ukarenga imipaka, uzi ko intambara nta uyitsinda, mwese murahombamo, ubugamije iki? Agusobanurira wasanga inyuma backup n'ubwoba. Backup n'ubwoba. Mu gitabo cyanyu muri buri gice chapitre after chapters mwagiye muvuga ubwoba mu buhimyambaro igiye inyuranye. Chapitre ya mbere mwaravuze ngo ubwoba ni isoko y'ibibi byose. Fear, the source of all evil. Hanyuma ariko mwerekana ubwoba ko ari icyaha, ndetse ko ibyaha byinshi murondora ibyaha bigera muri 15. Muravuga ngo ibi byose buri cyaha giyuka gisuzuma ukwacyo, usanga gihetswe cyangwa gihatswe n'ubwoba. Reka mfate rero urugero rumwe. Muravuga ngo gusambana, hari aho usanga ubusambanyi bushingiye ku bwoba. Ubwicanyi enda cy'umuntu yabyumva mwavuze ngo ni self defense, nubwo nabyo mubijyaho impaka cyane. Self defense nayo n'ubwoba cyangwa n'ukwirwanaho, nahagize akabazo kuri reka mvuge nk'ikintu umushumba Barore. Waruzi ko nta mbwa yarya umuntu imusomyemo ko ntabwo bafite. Uje mu rugo rw'umuntu imbwa igasohoka ikarishye iryana cyane, ikakureba igasanga kuko irahumurirwa, ikabona ko ntabwo bufite,
ntabwo ikurya nanone kukurya ibikurya kubera ko yirwana ivuga ati uyu muntu aje kuntera ndetse bavuga ko n'inzoka yagenda gutya itarya umwana utaramera amenyo kuko ntabwo bavuga ko atarashobora kwitera so ubonye ubwabyo wa mugani ibintu ntabwo ari kuko self defense wavuga uti wamfatira imbunda ukayimufatiraho nk'uko yaraje kugutera ariko kubera ko ufite ubwoba ati nambanza reka mubanze ubwoba bw'uko yakubanza bituma ibikorwa biyowe n'ubwoba ari uwirwanaho ari n'uwateye wateye abavuga ati nimusaba ntiyampa reka mutere ubwoba wa mugani ariko nanone sinzi uko ameze sinzi icyo yitwaje nawe ukafate intwaro cyangwa se n'ibindi bikomeye ariko behind ni ubwoba ubusambanyi ni ubwoba bigahurira hehe reka ntange urugero iyo umuntu avuga ati mpemuke ndamuke aba afite ubwoba ko atazaramuka iyo umuntu avuga ati icyo mfite ubutunzi mfite ndi umwana w'umukobwa ngimbi cyangwa se umwangavu wa mugani ndashaka mwene data uyu nguyu afite uburyo afite ababyeyi afite uko yabigenza ngewe icyo nsigaranye n'umubiri wanjye niwo mfite nibwo bucuruzi niyo mari mfite ubwoba bwo kuzakena ubwoba bwo kuzabura ubwoba bwo kuzaba inyuma y'abandi wenda abandi bafata agatelefone kagezweho ngewe ni gasharama sinzi uko ni karasharamye ni iki kimutera kubikora kuko adafite ubwoba avuga ati ngewe nakwambara ibijyanye n'ibyo nshoboye natunga agatelefone kajyanye na ngewe ndafite ubwoba ko nzasigara epate ntabwo yasambana yanyurwa n'icyo afite gutinya rero kuba epate gutabwa kugawa gukena n'ibindi nicyo gitera benshi gusambana ubu bwoba mu mpapuro zibanza n'ubwo igitabo cyose kivuga ku bwoba n'urugendo rwo gukira ubwoba no kubutsinda mu mpapuro zibanza apostle muravuga ngo hari ubwoba umuntu yaterwa n'uko hari icyo asanzwe atinya uhuye n'intare utarabitojwe kuba umugaride w'ishyamba uhuye n'igikoko icyo ari cyo cyose wagira ubwoba utari ku bwoba nshaka kuvuga si ubwo ni ubwoba bw'imibereho ni ubwoba bw'ejo hazaza kuki muri ubwo bwoba bwombi reka mvuge ubwo bwoba bwombi ikibangamiye abantu ni ikihe ni iki reka mvuge gutya bakubwiye bati umaze imyaka itari mikeya uri umushumba tuvuge nk'urugero bakakubwira ati mushumba Barore genda ufate ijambo ugiye kwigisha ugira akantu sinzi ko nakita ka concern akantu kavuga kati iri jambo ko atari iryanjye ko ari iry'Imana abantu ko umwuka wera ni uzi nidi yabo ugira akantu sinakita ijambo ubwo ndikushaka wagira bwabwo reka ngita koba ariko utangiye kubira icyuya mu ntoki ugatangira kumva utitiro ugatangira kuba wavuga uti mushaki wansimbura ukarwara mu nda icyo gihe ubu bwoba bwa kabiri ntibungana bwa bundi bwa mbere ubwa mbere bituma witonda unamenya uti wamugana ikeneye ubufasha butuma umenya intege zawe ariko ubwa kabiri buri paralyzing buramugaza burafata burabuza reka wenda ntange n'urugero rundi rwa Bibiliya tuvuge nka wa mugabo watanze amatalento 5 2 n'ibindi uriya wa nyuma yavuze gutya ijambo reka ati namenye ko usarura aho utabibye ati kandi ukaba umuntu utari mwiza bituma njya kubiba njya kuhisha italento yanjye hagati yo kuba naraguhaye kapitali igishoro kibe gitoya kibe kinini ujya guhisha ute ariko aravuga ati nagize ubwoba ubwo rero nibwo bwoba busa n'ubumugaza busa n'ubuhombya busa n'ubupfobya icyo umuntu yagatanze ku isi n'umumaro nibwo navuze tandukanye n'ubwoba nakwita concern ubwitonzi na wa mugani niyo mpamvu nafashe ubwoba bumugaza ni chapitre ukwayo fear paralyzing chapitre ukwayo ndetse mwitangaho n'urugero mutanga n'urugero ku mufasha wanyu uyu munsi muravuga muti ariko mu rugendo maze imyaka nkora ubwoba bwose nagiraga narabukize narabutsinze reka dukoreshe ijambo kubutsinda ubu bwoba bumugaza muganga wabwo nindi uko mwabibonye
wenda icyiza cy'igitabo twashatse gutanga umuti ugera kuri bose n'abatizera utemera Yesu kwa kundi uvuga iti icyorezo cya covid cyaje washobora ibyatsi cyangwa se icyorezo tuvuge nka sida umugera wa mugani atemera abemera ariko dutangiye umuti ni general mu by'ukuri twaje gusanga ubwoba buhabanyije no kwizera umuti wabwo no kwizera umwami Yesu Kristo natobora gutyo naho ndutizera twamuhaye ingero zituma uko twabukize twebwe kuko ntabwo twabukize gutyo tutarabonye izindi nzira twagerageje ngewe ubwanjye mu buzima bwanjye nakoze imyitozo ya karate bita Shotokan ni y'Abayapani ntangira mfite imyaka 12 n'itatu gutyo ariko hari ubwo kuvuga ngo ndakana gatoya k'impunzi ndi na gatoya nta magara mfite reka nituze kuba igisimba nanjye ntera umugeri baso nta uwigofira itashobora mutera umugeri mbese nitoza kandi nitoza nk'uyahura ariko inyuma hari ubwoba inyuma hari ubwoba rwose hari ubwoba paralyzing abumara ariko uyu munsi nahamya ko Yesu Kristo umwana w'Imana yamaze ubwoba abakijijwe bose nk'uko ubivuga abizera hari n'abadukurikiye muri iki gihe ariko babufite babubamo abona ukuvuga ko batakiriye Yesu nk'uko mubivuga reka tujye no kuri papuro rw'ijana na gatandatu papuro rw'ijana na gatandatu mwanditse iri jambo rivuga ngo my righteous will live by faith umukiranutsi azabeshwaho no kwizera hanyuma ariko murakomeza muri komanteri yanyu muravuga ngo it somehow means my righteous will die by fear dusobanurira uyu murongo ni mugufi ariko urimo byinshi Imana cyangwa se abanditsi babanjirije bati umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera none Apotre Masasu muri 2020 na kangahe muti ahubwo azicwa n'ubwoba nicyo Imana yari ishatse kuvuga ibyo bintu bidusobanurire gake mu minota ndagerageza icyambere mu gituma ubwoba ari icyago kibi nuko ubwoba butsemba kwizera kandi kwizera ariyo soko ya byose uyu munsi nitwa pastori kuko nizeye Kristo uyu munsi hari abantu baboye iki gihugu ko bizeye ko barwanira ukuri kwizera kwabaye source y'imbaraga uyu munsi n'umupagani yizera ko najya kwa muganga bari muvura gakira so rero ikintu kirya substance kubesha ukiri dangerous nibavuga ngo azabeshwa no kwizera kuvuga ngo kwizera kwe kuzatuma atumbira Imana ayivomemo ayitezeho ubufasha imutabare naho rero ubwoba bwo kuko buzamutsembera cyakamutabaje niyo mpamvu mvuga ko azicwa n'ubwoba cyangwa se azicwa no kutizera kwakuweho no kutinya hari abantu batanzeho urugero mu gitabo Ananiya na Safira baravuga ngo aba bantu wagaragazaga mu cyo twakwita attributes z'Imana ko abantu bakwiye kwiringira Imana bakayikurikira nk'ishobora byose hanyuma ariko uravuga Ananiya na Safira bishwe n'ubwoba bwo kuvuga ngo ariko none twakwirundumurira mu gutanga kandi nyuma hazaba ubukene icyo mwita ubwoba bw'ahazaza abandi bakacyita kureba kure no guteganyiriza iminsi mibi ishobora kuza ni ubwoba bafite cyangwa ni ukureba kure gutegekwa na ekonomi ntabwo ubuzima ntabwo ubuzima twametriza future usibye kundi yatumetrizera future 100% ntawe turapanga uyu munsi wa mugani wa mutunzi wavuze ati ngiye gusenya ibigega tuza wa bugingo bwanjye we kuko ugiye kumera neza ndetse nzasarura nzabaho nzaguka baramubwira ngo wamupfapfa we ubuzima bwawe burakwamburwa uyu munsi future gupanga no kuvuga uti ndasecurizing icyo nzaba cyo wa mugani nubikora n'umuhanga yakubwira ko
ataminuje. Rero Ananias na Safira ni iki? Nuko bavuze bati nidutanga byose tuzakena, kandi ubwo abandi bose baratanga, baregerana, baregereza, barabizana, ndetse igitangaje nuko umurongo ubanziriza story yabo ariyo murongo wa nyuma w'igice cya kane uravuga ngo Barnaba agira atya atanga byose, bagaragaza ko bishoboka. Bagiye gutangira story ya Ananias na Safira bagaragaza ko we yagize mind yindi y'ubwoba n'umugore we baragira gute. Ngiye kuvuga ijambo rikomeye umuntu w'Imana, ubwoba ni igitutsi ku Mana, nabikozeho na shaka. Yego. Wenda tuza kugeraho. Kubera iki? Kuko nimba wizeye ko Imana yagufatira ejo hazaza, icyo utinye ubwo bukene buzaza ejo uburutishije Imana. Ni ukuvuga ngo reka nirwaneho mfate meja zanjye, kuko iyi Mana ntabwo nzi ko inashoboye, cyangwa se krizi izaza izabiruta Imana imbaraga. Aho niho icyo gitutsi navuze. Ni ukuvuga ngo ntinye Barore bitandukanye no kumwubaha. Ntinye Barore bisobanuye ngo Barore andushiriza Imana, kuko mu ruhande rwanjye baca umugani w'Ikinyarwanda ngo uhagarikiye n'ingwe avo. Warabyanditse. Rero guhagarikirwa n'ingwe kuvuga ngo uri mu ruhande rwanjye arusha uri mu ruhande rw'undera. Ibyo rero birahagije kugira ngo ngire amahoro. Sintinye uza niko wagira bodyguard w'intare, hanyuma inkende yazi ikagutera ubwoba, wavuga uti ari inkende, ari n'uwiri inyuma barabisekura. Ariko uhagarikiwe n'inkende ukaterwa n'intare, aho ufite uburenganzira. Rero hagati y'ibiduhinyuza ibiri imbere yacu, byaba ari ibintu, byaba ari ubukene, byaba ari ibindi, kubitinya bisobanuye ngo tubirutishije iri mu ruhande rwacu ariyo Mana. It's an insult to God, ni idolatry. Idolatry niryo jambo wakoresheje cyane mu gitabo naritindaho. Ubateza amatwi, ubakurikira muri uyu mwanya Apotre Masasu ashobora gutekereza, asomye cyane cyane iriya mirongo aho muvuga ngo kutizera ni igitutsi ku Imana. Ariko nanone mwagarutse no ku ngero zanyu, muravuga ngo nagize umukoresha mubi, wavugaga nabi, ndetse mu gitabo utanga ubuhamya uravuga ngo ku buryo yabaga ari mu biro nta muntu wanyuraga imbere y'urugi rwe ngo ajye mu bwiherero. Atari ku munsi umwe ndakererwa ku kazi, mu buhamya bwanyu buri mu gitabo, ndakererwa, hanyuma nyuraho ngira ngo ntambonye ariko abarambonye, ngo arababaza ngo iyi niyo saha wakabaye wageze ku kazi ryari? Urayivuga isaha, none ubu n'igihe ki? Reba ku isaha yawe urebaho, ufite ikihe kibazo? Uravuga ngo amajwi abiri yarwaniye muri wowe, kandi wari uvuye mu masengesho. Nsengera gukira ubwoba. Usengera gukira ubwoba. Ariko banza ubwoba ari Imana yabuguhishuriye. Yes. Hari ibindi wasengeraga mu gitabo urabivuga ngo hanyuma Imana yavuga ngo icyo cyanzanye amasengesho. Urimo gukuraho amashami ariko igishami kiweho utakirandura. Iravuga ngo ndagukiza ubwoba. Uramureba uramubwira ngo naryamiriye. Naryamiriye. Hariya urashaka ko kuko uravuga ngo ikinyoma nacyo cyari kikumaze igihe. Ariko abantu hanze baravuga ngo hari ikinyoma gikiza, bagashaka na Bibiliya Aburahamu abonye ko ashobora kuzira umugore we, nawe yarakiyambaje iminsi iricuma. Ikinyoma gikiza, ukuri kose kutavugwa, toute vérité n'est pas bonne à dire, gira ubwenge n'ibindi, uzasoma iki gitabo ko muzajya impaka. Ariko azaba yirengagije ko kagakiza ashaka, cyangwa se kwa kuramuka ashaka abikesheje ubwoba bwo guhangana n'ingaruka z'ukuri azaba yavuze. Sinzirima nisobanuye neza. Umuntu abeshya kubera ko atinya guhangana n'ukuri cyangwa se n'uburemere cyangwa n'ingaruka z'ukuri yavuze. Urugero, Masasu wakererewe, yego ndasaba imbabazi rwose naryamire n'urugero. Uratinyuka no kumbeshya rwose nyakubahwa, cyangwa se ndi umugore w'umugabo namuciye inyuma namubeshye, cyangwa ndamubwiza ukuri aho kugira ngo tubane mfite ikirego muri conscience yanjye, mugabo wanjye
niteguye kuba nanarusenya, niteguye kuba wananyirukana, ariko ntitwabana ntwikiriye iki cyorezo kimeze gutya. Niyo mpamvu nkubwiza ukuri, mugabo wanjye hamwe tubanye ibi, iki cyago naragikoze, naje kukubwiriza ukuri usaba imbabazi. Uwo mugore aba yarenze ingaruka zo gusenya. Umugabo yavuga ati birangiriye aha, aba yatinyutse cyane, ariko igituma yashobora kuba yavuga ukuri nuko yatsinze ubwoba bwo kuba umugabo yanamuta wa mugani. Naho ndi kuvuga ko ikinyoma cyose atari gice, bake yacyo ni ubwoba. Nta munyakuri ubeshye, nta muntu ushize amanga ubeshye. Hanyuma ariko muri iki gitabo cyanyu hari aho muvuga no ku bijyanye n'ubwoba bw'imibereho, mwitangaho urugero. Muravuga ngo muhamagarwa kujya muri uyu murimo w'ivugabutumwa mukiri batoya mu myaka yanyu, habayeho amajwi ababwira ngo uwo murimo mugiye kwirundurira mubamo inzara, ubukene no kubura, no mu bukene, ubamo kubura ibyo kwambara, ubamo ndetse ngo bamwe bakanababwira ngo njye sinashaka umuvugabutumwa. ubu bwoba ubufite, ariko akabushakira akambaro yita ngo ni ukuba realisite. Mu gitabo muravuga ngo bubujije benshi kuba abo bakabaye ari bo iyo bemera kububwira ngo have wa bwoba we. Hari n'indirimbo ivuga ngo have wa bwoba we, namaramaje. Uku kumaramaza mwebwe izi mbaraga mwazikuye he? Reka duhere icyo gihe. Wenda uyu munsi muravuga ngo nafashe iminsi ndasenga, hari naho nabonye mwakoreye amasengesho hirya no hino, mugiye kuzuza imyaka 50 murasenga, hanyuma ngo Imana irakubwira ngo noneho ngiye kukubohora kugira ngo ubashe kuzandika ibi bintu no kubibwira abandi. Ariko uyu muntu ukirwana n'ubwoba ariko bukaba bwambaye akambaro kitwa kuba realistic, pragmatic n'ibindi, arafashwa ati? Arafashwa nandi? Reka tuvuge gutya ko tutabuze umuntu kwiteganyijeho hazaza. Nanone ntabwo buri n'inshingano ze kuba yakwiga amashuri kugira ngo azagira akazi keza, kuba yajya ku kazi mu gitondo, rwose nta kintu kirimo cy'ubwoba. Ahubwo ni ukuba umugabo nyamugabo, kuko ubunebwe nabwo si bwiza, ni icyaha. Ariko aremera ko ako kazi azindukaho n'iyo mipango idakavaringa all needs. Ntabwo bitwikira byose. Uyu munsi bajya bavuga, ujya wumva abantu bavuga ngo ahembwa ikinya, abandi ahembwa ipiripiri, abandi mwese ashaka kuvuga ko nubwo ahembwa ariko outcome cyangwa se icyo afata bitamunyura, bitamugira. None se vacuum yindi, bya bindi bibuze bivahe? Ariba bamwe arabikora kuko atemera ko Imana yamuhindira inzira, ariko atinyutse yavuga ati nzakora akazi kanjye neza, wenda umushahara uzaba utuzuye, ariko nanasenga n'Imana gutyo wamugani impe. Reka mvuge gutyo wenda tureke iby'umwuka n'ibindi. Uyu munsi dufite ingabo zitwa inkotanyi, cyangwa se gutyo abantu bakotanye birundukiye. Icyo bisobanuye ni ugutinyuka, ni ukuvuga ngo sinzabaho ndafite igihugu, ni urugero bamwe, cyangwa se sinzaba gutya, kuba agasuzuguro ndimo karahagije, sinzaba gutyo nta ID. Rero ngiye mu gisirikare, iki gisirikare agiyemo ntabwo azi aho azaca, ntazi icyo azarya, ntazi icyo azambara, ntazi nimba azakirangira intambara azayirangiza, ntazi Kigali n'uko isa kuri bamwe. Ariko icyo yemeye, conviction, icyo yumvishe akavuga ati kikamaraho ubwoba. Nimba kwizera future yamaraho ubwoba, wizeye Imana we nakamubwiye iki? Dusigaranye iminota mike, buri ibibazo nsigaranye ndifuza ko munsubiza nko mu munota umwe. Mwatanze urugero kuri Mose ahamagarwa, aravuga ati warebye undi ukoresha ko ngiye ntazi kuvuga. Mutanga urugero kuri madamu wanyu nawe, ukuntu mwamubonagamo umuhamagaro, we ntawubone, ariko mukavuga muti n'ubwoba. Ubu bwoba Mose yagize madamu wawe akabugira, nubwo uyu munsi uvuga uti ashumbye abantu barenga 4,000 mu rusengero, bigaragara ko ubwoba bwari kwica muri we uwo ari we uyu munsi.
mwigeze kuvuga ko ari impungenge abazifite bakabura ubabwira ati komera nyamara ndabona ari wowe nka Mose we Imana iramuhakaniye iramubwira ngo ninjye urema akanwa ni nanjye ushyiramo amagambo urajyayo rero ari shuwa yari afite bo ariko ndavuga reka mvuge gutya shwa wenda ntiyarayifite ariko nanone yarayifite kuko Imana kujya kumushakira Aroni nka komplema somehow ni fela ntabwo Aroni yari kumubera umuhanuzi bakabera Aroni Imana iyo avuga ati Imana urema akanwa wenda simbizi ngewe urema n'amatwi ndagenda uze kunshoboza kandi pe ikigaragara nuko n'ahandi yagiye abikora wenyine nose Aroni yajya mubera ambassador everywhere. Uyu munsi mufite itorero mukuriye umuryango mugari mwacitse ubwoba mubutanzeho n'ubuhamya murabyanditse ababegereye mwarabubamaze barabatinya barabubaha babana n'umuntu washize ubwoba ubumara abandi ya cyane rwose kinatanga mu buhamya mushumba umukozi w'Imana Barore pastor ibi ni ibintu wa verifya ndi kubona n'abantu benshi b'abayobozi hanze ari mu buryo busanzwe ari no mu itorero bayoboresha ubwoba kandi ubwo ni uburyo bubi cyane bwo kuyobora kuko iyo uyoboresha abantu ubwoba umunsi babushizemo bakumara wa mugani yo wirukankije injango ukayibuza amahoro ihinduka ingwe bigera aho ngaho bakagutinyuka aba bose ubona n'abadictator mu buryo bwa leta barangije nabi bishimiye kuyoboza abantu ubwoba not consentment noneho njya mbona n'abashumba bato ngayinjira gutya agafite bodyguard 20 ibisore bifite ibirombi gutyo bambaye utundu hano gutyo ugasanga barakangata ariko kabashaka mu buntu bw'Imana bakabura kuko umushumba akaba mubyeyi kandi umubyeyi ntateye ubwoba yego umubyeyi arubahwa arakundwa ariko ntabwo ateye ubwoba. Murakoze cyane azaba yabumvise neza uzasoma iki gitabo nasigarana iki kandi kiboneka he dasoje yazaba yungutse ko nibura umwanzi wamuparalizaga wamumugazaga amubuza potential cyangwa se ubutunzi afite y'imyisi kubutanga ko noneho yaburekura adafite inkomyi. Ikindi azaba asobanukiye ko aho kugira ngo atinye Imana gusa akunde abene data ahesha agaciro buri wese yubahe n'abayobozi mbese buri muntu amuhe igikwiriye azubaha umuyobozi azaha agaciro n'uri hasi ye azakunda bene data niko bivuga ariko ubwoba azawubikira Imana gusa niyo ikwiriye gutinya Imana niwo muti w'ubwoba umuti w'ubwoba n'ubwoba bw'Imana sinzi ko mbese gutinya Imana bizagukiza gutinya ibindi byose. Murakoze cyane igitabo kiboneka hehe tuza kuri IRC n'amatorero yandi tuzagenda tubisaranganya aho biri turanatumira ko kwa gatandatu kuri Serena tuzakora open official launching saa 12 hazaba hari no gufungurira abantu nka dina ku mugaragaro kigerero center zigurishwa Church ya Restoration Church n'inshuti n'umubiri wa Kristo tuzabisaranga ku buryo rwose bizaba available ko nta wakora umuti nk'uyu awukoroge hanyuma bawushake ntibawubone. Murakoze cyane Apotre Joshua Masasu Ndagijimana delivered from all my fears living free life iko igitabo cye kitwa kandi aravuze ngo umuti w'ubwoba ikimara abantu ubwoba n'ubwoba bw'Imana nutinya Imana ibindi watinyaga bizajya munsi y'ubwo bwoba bw'icyubahiro Imana. Murakoze mugira ibihe byiza yari impamba y'ubumenyi.